iyanka imaze gupfa Imana irambwira ngo ufushe inkimwe ndaguha nyinshi binyuze mu mukozi w'Imana ku mukozi w'Imana ubwo nyine ubwo n'uyitwa tukumwe nta wundi umwana watsinze yicara imyaka 2 mbuze ubushobozi rero naza gusenga akambwira ati umwana ndamwigishije muhaye muterankunga igihe kigeze wa mwana asubira mu shuri bunarigaga muterankunga yaramubonye arambwira ati muhaye ubwenge azigarangiza ubageze mu kangahe ari mu wa mbere ariko bari mu wa kabiri mu wa kabiri mukuru muterankunga yavuye ni Imana yabikoze natwe twayobewe iyo biturutse uvuga ati genda ufata amazi uyacanire numara kuyacanira uyamuhe umukobwa wanje witwa Gisubizo yagwaye amaso amaze kugwara amaso ngira ngo ubwo buriya ntazakira umwana turamuvuza biranga ahuye nawe gusa mu nzira ari kugenda aramubaza ati sikago maso gatukwenga umunwa w'itabi unywaga inzoga ati oya ati genda ukore imbere y'iziko ucanaga ufata agatazi ugashyira mu mazi nurangiza uyakarabe ndi kumushimira cyane mu by'Imana yamukoresheje byose umwana wanje amaso arareba ndakirira na nubu yanambwiye ngo ugende umbwirire muzakazi ngo ukomeze musabire ku Mana komeje ikiganiro n'umukozi w'Imana Tuyisenge Beatrice ariko abenshi mu gace bamuzi nka Matenga bavuze ko ufite abana 7 uri mama ni mama Nzamukosha mama Nawome ibyo bakunda kukwita se ni mama Nzamukosha mama Nzamu ni mama Nzamu kwa mama Nzamu ko mundi kubaza ntarya kwa Matenge ni hehe ngo mama Nzamu itanumva ko ari Nzamukosha tu ubwo turi kuganira urangije uti mu mpano Imana yaguhaye hari abantu mwagiye musengana bamwe Imana iguha ubutumwa hari umuntu numva birantangaje ngo hari umusaza wigeze Imana imugutumaho birakubwira ngo umubwire ngo natareka inzoga ngo arakomeza kuzima ngo arapfa nibyo numvise neza yavuga ngo yegweke guhuma ndakibaza abo bantu rero bari hano tuba tugomba kugendana n'ibimenyetso nta bintu byo gupapira sibyo niba umuntu avuga ngo akorera Imana koko haboneka abantu Imana yagize iby'inyuzamo ikabibabwira kandi bikagira ute bigasohora muzehe hari hano nazi muzehe ngwino ndakwibariza ntabwo mama Nzamukosha ariwe urakubaza amena tujye hagati jya hagati yacu uze uraho neza Yesu ashimwe David urabona ko maze kuba muremure adumbugisha ego uratangira wibwira abadukurikiye hariya ubwo tukurebwa n'abantu benshi nitwa Gwesabigwi umunyamahoro nkaba nduye mu kagari ka Yungwe umurenge wa Kanama karere ka Rubavu umudugudu wa Rubavu nkaba ndi umusaza w'imyaka hafi 70 iri kujya gufata muri 80 wavutse muri byari wavutse ryari ntabwo ndi kubyibuka neza ariko nzi ko ntari kubeshya ariko icyiza ariko umuntu yaza ari urubyiruko kavuga turiya ari kwishakira hit sibyo ari gushaka gutwika nkuko mu mvugo y'ubu babivuga nk'abantu umusaza w'imyaka 70 na ubu kabakaba 80 cyonzi cyo uyu namutumye ngo ajye gusabira umugeni ntago bamukwima ariko ohereje uriya mutipe ndi kubona kuri kamera yitwa David wasanga kwesheje amaterime y'iki gihe abasaza ari gusaba umugeni ntibabyumva ubwo reka twumva ubuhamya bw'uyu musaza pe Matenge yatangiye avuga ko akenshi iryo rizi Tuyisenge sabishi bararizi twakoresha Matenge nibyo benshi bazi Matenge yavuze ngo hari ibyo Imana yigeze imubwira ngo aza kubwira cyane rero tubwira uko bimeze fata kamikoro ngaho twibwira uko rero uko Matenge yagutumweho n'Imana cyane naragiye njya ku bandi bakozi b'Imana sigomba ngo mbanze mvuge ngo naba yego
mpageze nakoreye nk'iminsi mikeya. Umwe arambwira ati ariko ino ni kure, ahubwo ahantu hegereye iwanyu kandi hari umukozi w'Imana kandi uzogukorera. andangira hano kwa Matenge, nawe hageze ko mu masaha munani usanga ari kumwe n'undi muntu umwe, turaganira mubwira ibinzanye, aransengera, ndangije ndataha. None se wari uje kugira ngo ujye kushaka abo bakozi b'Imana, ikihe kibazo wari ufite cyaguteye? Nari nkiriyo. Yego. Uri kumputiranya. Sawa kaceceke. Uri kumputiranya kuko iyi ni mikoro mfashe. Yego. Kandi nyine uyu munsi wa none kanakubwira ndetse Imana yambwiye saa 9 z'ijoro yuko ubuhamya ngomba kuza kamwe. Kavuga ubwo dusanganwe, kavuga nubwo hambere yaho nanganaga ntera kano kana. Yavuze ko ibyo nabonye icyo gihe nawe uyu munsi ngomba kumenya. Saa 9 z'ijoro Imana yakubwiye yuko uratanga ubuhamya cyane. Ukabutangira kuri mikoro se? Simbutangire kuri mikoro ngatanga uyu munsi. Yego. Komeza. Kuri n'uyu munsi. Nari mfite ikibazo cyakingoye kandi ndagira ngo yenda nawe wacyumvishijeho. Navuye muri Kongo nza hano iwacu ku Rugogwe, nsanga abandi bitwa ngo nabatishoboye, ingero nyinshi baragiye bari kubakirwa amazu. Yego. Nje nsabye kugira ngo nubakigwe baranga, banze barandira idimbye, ndaburana kirananirana no ku karere narahageze. Nageze ku karere ubwo mvuye ku murenge nabura byumva. Ngeze hano kwa Matenge arambwira ati waburanye kera, ariko ngiye kukuruhura. Yego. Ngiye kukuruhura, niba inzu uri kuburana ngiye kuyigura. Inzu narayibonye nyibona mu byihuse. Yakurikiranye nuko naje gupfushika nari mfite arimwe. Inzu waje kubakirwa kuva icyo gihe imbere ya corona nasengeraga hano kugeza kino gihe. Iyo nka ntibyatinze inkiraza cyaje ari imwe ko zaje buno ziri muri enye. Mana ishimwe. Inzu arambwira ati banze kukubaka inzu y'ibiti, banga kukubaka inzu y'amatafari, ngiye kukubaka inzu y'impunyu idahuje n'inzu zo bafite. Haleluya. Numva ndetse nsa numva ko bitagomba kuzobaho. Nagiye kubona mbona akarere karaje, mbona umurenge uraje, basanga nicaye iwacu ati inzu ushaka kugira ngo wubakirwe iri hehe. Ndi ngi nuko yasenyutse, nawe banze ko kuyinkorera neza. Iyi ngwi bati shaka ushaka ucumbika, tugiye kuyisenya, amabati na yawe, amatafari na yawe, n'ibiti birimo n'ibyawe. Yari amatafari cyari ibitaho. Yari amatafari. Yivaneho cyo tugiye kuzana ibyacu. Kibyatinze imodoka irazisuka amabuye, isuka imicanga, isuka ibikoresho, inzu y'amabuye y'impunyu barayibase barayuzuza. Ariko muzenguciye mu ijambo, nanjye hari amazu nabonye amatafari ahiye, ariyo nabonye ku Rugege hamwe no kwa Toyota. Izo zubatswe inyuma y'iyanje. Hari indi nabonye ku Rugogwe hamwe no kwa Focus, sinzi ngo ni yandi. Nawe ni nubwo bwoko niyo. Uretse ko iyanje yo izo zose izo muri Kanama ni ebyiri, yo ku Rugogwe haruguru kuvuga kwa Focus ni imwe. Yego. Mbese biriya ni ebyiri, hari ni ebyiri, ariko iyanje kubera yubatswe n'Imana. Yego. Baje no kuzisura baravuga ngo izindi bazozisenya ngo izosigara niyanje nibatswe neza. Haleluya. Bampaye amatara 9. Bampa n'ikigega. Byose uyu ni wabimbwiraga. Yego. Ndagenda gushaka akazi muri Rutsiro, ndayo kabiri arambwira ati vayo. Aho ngaho muri Rutsiro ugiye kuhagwa. Kandi ugiye kuhagwa. Matenga bari ubikubwira. Niwe najyaga muri Rutsiro nkaza gusengera hano. Kandi muri Rutsiro ni harehare. Nagurukaga saa 9 z'ijoro. Bitewe n'amaguru mfite kagera hano gasanga batangiye gutangira. Arambwira ati iriye izeye muri Rutsiro yivemo. Nutini nkubira gukubitirayo. Nutinda baragutemerayo. Yego. Tibyatinze kubiraza isanga tuvugamye mu kera twari abantu babiri, igiye gukubita ikwita ipoto. Arambwira ati hari umuntu ufite umupanga
utwara umupanga buri gihe uhora mu ntoke w'amaso atukuye mugira icyo mupfa kituragifa ageze yoneshereza namwiyama ahubwo akajya gusenya ati hari ushorera kuri uriya mugezi nta mutoto buhabona ndawundi kuwureba ati munsi yo mutoto nta muhongo hari turahari azogutima bagutima uri uwo muhongo uhaguruka uveyo byanga bikunde yamvanyeyo ishishi itabona ureka akazi ndakareka burundu mpamagara nyiri nkindi naza reba inkazi ndaza njye hitwa mu gati kamwe ngezeyo arampamagara kuri telefone uyu ati iri joro niri ntukabyuke wajya kujya guhaguruka ukajya gusuzuma inka uzoryame tiwirirwa ubyuka impamvu ati hari abantu bagiye kuzoza kukwica ariko ntibazogushobora Imana yavuze ko bitesha agaciro kandi ntugire ubwoba iryo joro ngafata telefone ngatoroshe ngira ngo mpaguruke ndagenza gute ibitotsi bikaza iryo joro baraza batinya kungeraho bagenda nk'abadufata bagiye kuzisenyesha inzitiro bazijyana mu kindi gikuyu keje utanga 20 inkazo kindi arambwira ati ko humura ni iminsi mike nkakukura arongera arahamvana anshyira ahandi aho ndi bundi arambwira ati hari abantu bagiye kuzogutega bakuziza kuko bariya waburanye nabo wamaze kubatsinda none bakaba bari kugenza ngo bakwice ariko humure arampagarikira muri kano kagari arampagarikiye niba ari ngombwa nuko ndikubona turi nk'abantu buvuga umwanya wanjye ni muremure mubaye mumpaye uburenganzira mfite byinshi ngomba kuvuga ibindi nkoreye byerekeranye n'iyo nka yarambwira ati ngiye kuguha inka itari yagira inka yego itari yo mu byogogo inka utazitura inka yawe nagiye kumva numva telefone ziri kumpamagara inka nayo kubiriya nshira guhenereza muri mudende higiye niyo nka ndayitunze buno umutwe urandya inanga umwana agataka nkamuhamagara ntafite no kuvuza nkamuhamagara nijoro tukaganirira hano ndi iwanjye nawe ari hano naravuze ngo none ko naniwe bizogenda bite ubwo niyo mpamvu tuhana ku telefone iyo inshoboye ndaza nk'ubitaguye yabana ngo nkabyihanganira yaba ntanaje nkamuhamagara kuri telefone yego ni ukuvuga ngo ibintu yankoreye ni byinshi nta nubwo nobivuga ngo hagira abandi babasha kuvuga mbaye bibaye ngombwa mukaba mumbabariye ibyo bibaye bihagije kugira ngo abandi umwanya n'abandi bavuge ibyabo ariko njyaga ko ndakubaza ubu ntabwo kinywa inzoga rero nabyo urakoze uranyibutsa kuko nje nkuzi pe sibyo nje nkuzi rwose inzoga uyinywa ubu yanavuze ati muba batanga ubuhamya urimo cyane kuko njye nakubonye aha numva ko uje gushaka iby'ibirayi mutari muri gahunda z'abantu basengana kuko ntabwo numvaga ko waba usenga pe ubwo inzoga nayo nayiviriyemo hano nabanje urwagwa ndarureka nkurikizaho umusururu ndawureka uri kumva bigeze aho nkajyanwa utwa tubaga dupfundikirwa dutoya yego numva ntabara cyane narindi mu nka mu ishyamba numva igisekiraje cyo gushaka inzoga mfata 3,000 ndaza no kwanda yambaje kuri yungu yego mbaza ako kayoga ndanywa ndapfundana ndagotomera igihe maze kukagotomera nkagejeje hagati ariko yari yambwiye ati uzoyireka ati wibiri kwinywera ariko uzoyireka ndakubwiye nti numva karirimbo karamunutse karavuga ngo imirimo mukora mu isi ngo nizo baherekeje asi ubwo birangiye numva ibinyabiryo mu mubiri wose sinzo Imana rero tumbarengira gutya iyi nzoga reka nyimare indi izongeraho uzoshyiremo umubiri zo n'ikindi gisharira yego kitanyobwa ubwo naraguze ndataha kuva kuri iyo tariki n'umuntu duhuye mu nzira nkumva yanyoye inzoga aranukira Mana ishimwe uretse ubu maze imyaka irenga 3 mperutse kugira abashyitsi baturutse i Kigali tugura amafanda rero twumva ko abantu batanywa inzoga ariko niyo fanda niyo nakojeje mu kanwa umunsi ikintu ugomba kuba nonywa kireke ikinyobwa ni igikoma n'amazi n'amata
ibyerekeye inzoga byagiye kera kandi nabikuweho n'uyu muntu. Nk'abantu mwe igihe abantu bavuga ngo nta buzima Imana itahindura, nta hantu Imana itagukura, nta naho itagushyira, abantu bakagira ngo ahari turi mu mikino. Njye aba bantu turaziranye abantu mumaranye imyaka irenga 7 mubana, abo bantu bubazi, sibyo? Abo bantu bubazi pe, twarabanyuye cyane. Yanyoboye igihe kirekire. Uyu muzi yanyoboye igihe kirekire. uyu muzi rwose ari umunywi w'inzoga. Ikigenda ari umunywi w'inzoga. Nari n'umuburanyi. Abo bose twabonaga nayo yaranahari, yaranareba. Ariko Imana ishimwe pe, Imana ishimwe ko yaguhinduye, kandi muze Imana igukomereza amaboko. Matenge nawe Imana imukomereza impano yamuhaye, akomeza zikoreshe neza. Nukuri nitutagwisari tuzagororerwa, sibyo? Irindi nongeyeho rero, mfite abana b'abakobwa, mfite n'umuhungu umwe w'umusore, yego, na nyina. Kubera ibyo bikorwa uyu muntu yankoreye, nabo barahagurutse baraza baramusura. Baraje barahaguruka baramusura, kandi bati turacyanasura ntaho turageza. Baraje barahaguruka baramusura bati uwo watumye uyu musaza wacu ava ku nzoga, nanjye pe, ava ku bintu byerekeranye nubwo yarashaje n'urugomo, amahane. nta bariya bantu bacu baranyinubwaga, bakanyinubwa nawe kureba aranyimitse mawuje. Imana imuha umugisha, ndagwakiriye. Imana imuha rimwe nukuri. Ndumvire n'abandi bojyaho, Reka twakira abandi, mwakire n'abandi. Murakoze, Imana iguha umugisha. Mate twakire nde? Undi nazi. Mbo tubwire ko bose banza tutabarangiza. Babavuge mu njama. Egera hino. Uraho neza? Yego. Witwa nde? Nitwa Mpabonimana. Yegereze mikoro. Nitwa Mpabonimana Marie Chantal. Nanje yo Matenge nabaye aho ngirinda. Yego. Ndagije kwibyara bibi kibazo. Banje gusengera iwe andagira umutaranzengera. Yego. Ndigira igihe cyo kuvukana niwe wari kungendera ari kunzengera ku Mana. Naka kana keza gasinziye gutya. Nako kare. Nuko nyina wanzamaranzengera indi biravutse. Umwana amaze kuvuka akaje arahora agwaye, ngaza ndaza kangamuvuga ati umwana yagwaye. Akamba umutigenda abonye akanya mfite numero ngamuhamagara akanzengera, umwana akajyama agasinzira. Mbega mugabo yagwara ngamuhamagara akamusengera akajyama nawe agasinzira agakira. Nyina wanzamu mbega rema Imana, mbega ndakubona uko tubivuga. Byanje byaribye turacyakomeje kuba turi hamwe nawe. Imana ishimwe. Ukumva wishimye kuri kumwe nawe? Ndi kwishima cyane, ahubwo Imana igomeze mundi. Wakenyera neza ko gatengera afise. Wakamanura kenyera nkuhetse umwana. Yego gutyo. Witwa nde? Mukeshimana Fils. Yegereze mikoro. Mukeshimana Fils. Mukeshimana Fils. Nawe wasenganye na Matenge? Yewe twagiranye ibihe byiza, ntacyo namushinja. Tubwire mu ncamake duhamiriza abadukurikiye imbaraga z'Imana. Nari mfite umwana watsinze. Se mwajya kumuhoza hariya? Nari mfite umwana watsinze yicara imyaka 2. Mbuze ubushobozi rero naza gusenga akambwira ati umwana ndamwigishije, muhaye umuterankunga. Igihe kigeze wa mwana asubira mu shuri bunarigaga, umuterankunga yaramubonye arambwira ati muhaye ubwenge aziga arangize. Ubageze mu kangahe? Ari mu wa mbere ariko bari mu wa kabiri. Mu wa kabiri mukuru. Umuterankunga yavuye he? Ni Imana yabikoze, natwe twayobewe iyo biturutse. Yishyurirwa nande? Ni umuntu, ni leta, ni iki? Ni umuntu w'Imana, niko nabara mbese burano w'Imana yakoresheje barabanaga, nta nubwo nawe azaga mu rugo banarabanaga. Yaramufasha mujyani we barabana, aramwishyura pana kuvuga kwa kundi umuntu afata umwana w'urubyiruko akajya kumukoresha imirimo, ahubwo yaramufashe ati ngwino wige kandi ujye utaha ngaha. Nta nubwo bamukoreshaga imirimo ivunanye. Ari Matenge wabiguhanuriye? Ubwo ni ubuhamya, mbese ni ibihamya navuga. Ibi ndi kuvuga kubera ko ntabanaga n'umutware,
ngakomeza nkaza gusenga akakomeza akambwira ati mbonye isubiranye n'umutware ariko Imana iramuhinduye nkugiriye neza azaca bugufi ukwezi ambwiye umutware abana ariko azanamo imyenda ndavuga nti rero Mana ntago ndabyemera akamfata ibihe by'iminsi nkaza Imana igaceceka ku munota wanyu muyunguye niho namubwiye rero ikindi cyifuzo kibanga arambwira ati weho genda ubikemure nta bindi Imana byose irabikemura icyo ndi kugishimira Imana ko yagikoze Mana ijiramuho amavuta menshi n'imbaraga ibindi mushimiye iyo ngwaye nkabura uko nagenda ndazaga ndi gukambakamba nageriwe nimba hari wenda sinzi uko bigendaga kongera nkabona mbaye muzima mbese ijya nishimwe nashimira Imana kuba mpagaze cyane ubuzima niwe navuga hari nabukesha ni Imana imukoresha ni Imana rwose Mana Imana ijira komeza imutubesherezeho nawe ntakabivemo nangwa ngo abivangavange buriya njewe ubuhamya namutangaho ni burebure buri wese aba afite ibyo yavuga Imana imukoreraga ahandi ho nabaga n'ubundi arambwira ati ndahagukuye nkujanye ahantu h'umugisha uzahava uri kuja mu yawe kandi bazakubera ababyeyi ubu mwana mu rugo niko byagenze na nikondi kandi ni hano hepfo kwa papa papa kwanza nkwaye abo bambereye ababyeyi mbese ariwe nabo babyeyi bose bafatanyije n'Imana ubiyo nagena manzi ko abana nta kibazo baragira nabo nukwicara ndi kubashira imbere y'Imana ngo izakomeze ibambesherezeho Imana ishimwe ibyo yambwiye ni byinshi ngendaga ndabona n'ibindi byose nizeye ko Imana izabikora nawe izakomeze imurinde umutubesherezeho ijambo n'abandi aho neza yego witwa nde nitwa Nyirabuhinja Angelique nanjye ndi gushimira uno mu mama yakoze ibitangaza byiza Imana yamukoresheje yamukoresheje ibintu byiza narindi mu rugo muzi ko nanywaga umusururu ndakubuze naranywaga nge ntacyo mwambeshya naranywaga umuntu yambwira nabi ngumva namukubita ndambuwe nagiraga ngumva nta kintu nta muntu ndinye uyu nguyu rero Imana iramukoresha atuma umukazana wanjye amutumye ndavuga ngo abo bapfumu bujagamo ndakwereka ibyo nibyo uri kujya kuraguza ukabinzanira sinakwemere yaramutumye ati genda ubwire nyoko bukwe ibyarimo abivemo atarakubitwa ndamubwira ngo genda umubwire ngo ibyo byarimo nawe abivemo ese ya Mana imutuma imeze ute ngiye kubona mbona araje ati Imana yakundumyeho Imana yakundumyeho si ko ndazava ku musururu mu kiyongora cyose ko ndazakiva aturakivaho aturabivaho ati kintu kiratuma bivaho urakibona koko icyo kintu ndakibona pe ndakibona ndangije kukibona niho naje ndavuga ati ko kuvugana n'Imana bya bindi wavuze byangezeho ndaza ndapfukama nzaba imbabazi nzabira umwami wanjye imbabazi nabugingo nubu kuba ngihumeka niwe ndabihamya kuko ngwazaga umwana nagwaza umwana ngamutumaho akavuga ati genda ufata amazi uyacanire numara kuyacanira uyamuhe umukobwa wanjye witwa Gisubizo yagwaye amaso amaze kugwara amaso ngira ngo ubwo buriya ntazakira umwana turamuvuza biranga ahuye nawe gusa mu nzira ari kugenda aramubaza ati sikago maso gatukwe ng'umunywi w'itabi unywaga inzoga ati weya ati genda ukore imbere y'iziko ucanaga ufata agatazi ugashyira mu mazi nurangiza uyakarabe ndi kumushimira cyane mu byo Imana yamukoresheje byose umwana wanjye amaso arareba ndakirira na nubu yanambwiye ngo ugende umbwirire muzakazi ngo ukomeze musabire ku Mana ati umugisha akomeza gukorere uyu nguyu ni umukozi w'Imana Imana ibyimutumye arabitubwiraga Imana imukomereza amaboko ubwo nubuhamya tumutanga imbere y'isumba byose ubu ntago kijya kurangura turuko oya ndangije imyaka 2 n'umusururu ndagunywa singunywa singirangura amakesa Imana yangiriye ubuntu uko nabivuze wowe ubwawe
utuzanye mu modoka yawe waravuze ngo Imana iguhaye inka yarayimbaye ariko ngashaka ahantu hizaca nangahabu ibwo ndaje nabwo ngeze kwa mujakazi ati Imana iguhaye inga umuntu wakubwiye yakubwiye iby'ukuri ubu ndi kunywa amata inga yarabyaye ibyo byose ndi kubishimira kuri wowe nawe kuko mwafatanyije na Nyagasani Imana ndayishimye mve ko nyishimye kabakozi b'Imana ngomeje kubashigikira imbere y'Imana ikomeze bahagarareho nguko mbese yakomeze kuturinda twese amen. Fata witwa nde? Nitwa Tiyubahe Innocent. Tuye ati umudugudu wa kabiri. Reba bari abantu badukurikiye bayobowe n'uriya mugabo. Mbo icyo nshaka kubabwira abadukurikiye bumve yuko Imana hari kandi ikora iri mu bantu bayo. Ubwo hari icyo matenge yaguhanuriye se kirasohora cyane bikomeye birahari cyane bivuge ibyo wumva by'ingenzi uvuga ngo tuze guhana abantu by'ingenzi yambwiye ubwo naje ngwaye mu nda aranzengera mbere za muti ndakira ubwo aranzengera avuga ati nguhaye agaka ko gufumbirira munsi y'inzu ubwo ntago nari mfite amafaranga yaho nayakura ariko ndumva matenge uhanura inka cyane bikose nanjye na David nituze kugenderaho pe mbo ntabwo dutegeka Imana sibyo ariko uko bikose ndikumva benshi batatu bose bamaze kugera inka natwe ntabwo tugenderaho kandi ntabwo isezeranye umuntu inka ngo imuyihene ubwo arambwira ati Imana iguhaye agatungo k'inga ubwo nta mafaranga nari mfite yo ko nayagura ubwo ngiye kumva murakusabato inga igeze mu rugo ivuye hese mbo umuntu yarambamaga ati kuri za gahunda twagiranye z'amafaranga ngiye kuba nguhereje inga ibindi tuzabikondora nyuma ariko inga ibiragufumbirira ubwo mbona barayohereje kuko umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana yabimbwiye ubwo simwita umukozi w'Imana mwita mama bitewe n'izo yangoreye ko ndahani no kuryanga ngo bishoboke ubwo mfite ibihamya byinshi rero nahamya cyane kabisa ubwo nari ngwaje n'umudamu n'umwana ubwo tugeze aha ngaha aravuga ati genda ukore gutya mushakira uduti tumeze gutya na gutya ngiye kubona umwana abyuka ari gusimbuka yego ndavuga ati Imana ibaho kuva nerekera aha ngaha ngeraga hari mu mbuga yewe ngatuza ngumva ndatekanye pe ngumva mbega mu mutima wanjye nguwe neza ubwo iyo mbageze numva amahoro ariko gaganje kaye naje ndi gusimbagurika mbega najyanye umutima kure umubyeyi Imana nikomeze imushigikire kandi bigere kure Imana ishimwe barangiye baracyaza mva muvuga Imana pe fata muvuga Imana pe nuvuga ngo tugomba kugendana n'iki n'ibimenyetso kuko igihe dusura umuntu gutya ahari abantu bakumva ngo